ijambo ryahindura ubuzima. Uyu munsi ngiye kuvuga ijambo ryabahindura ubuzima. Uyu ni Constante, ni umuhanzi uri kuzamuka hano mu Rwanda. Yaravuze ati, ntukabone ibintu bizakugira akamaro ngo biterere inyoni. Ntukabone ibintu bizakugira akamaro ngo biterere inyoni. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ntukabone amafaranga azakugira akamaro ngo yajugunye mu muriro. Yakundaga kubwira inshuti ze ati, aho kurya nabi naburara, aho kurya nabi naburara, ejo nkazaguza amafaranga nkateka neza. Yabivuze abonye abakobwa babi ku isura biziritse ku bahungu. Uyu Constante yabwiye abakobwa kandi ati, ntukabone utitwa abahungu benshi ugiye ngo uri mwiza, wapi, ahubwo unuka imboga za make zibona abakiriya. Constante yavuze ngo ntukabone ukizuha gato ngo wihenure ku nshuti zawe, kuko ntabwo uzi aho buzira ugeze. Ntugashake kuba umusitari mu gihe gito kuko biravunikirwa. Constante yabwiye inshuti yose akidunda ati, ngo ntugacire mugenzi wawe urubanza, ahubwo ujya ureba wowe aho uhagaze he muri uru ruhande, ubanze wisuzume mbere yo gucira mugenzi wawe urubanza. Nagusoreje inama, ijambo ryakugira ubuzima. Naho ubutaha. Basaba subscribe kuri Mateo kugira ngo uzabone igice cya kabiri.